unaoga na shaka hayatakuwa manunguniko na kakao uninastare milele sana milele na kakao uninastare warakoze kunkunda ukambera umwizerwa, warakoze kunyubaha no kunyubahisha, warakoze kumbera inshuti magara nziza. Nzagukunda, nzakubaha, nzakugandukira, nzakubera umwizerwa, nzakubera umunyakuri, nzakubera umugore w'isezerano wifuza. Ndagukunda kandi nzaragukunda. Imana abantu bagahindura amagambo iyo yonyine yo kwiringirwa izeye kwidahemuka. Nihosagarara mutoye iyo ataza kuba mutima muze muva imbere y'igikona abantu baburudike bwanza bushire mu izina rya Yesu. Abana nibazajya bagusura uzubakira muri kategori y'abana. Abana bakunda amabiswi, bakunda utundazi, ubakira mu mwanya wabo. Abasore nibagusura bafite karite, abasaza nibaza ubatekera imyumbati n'amateke n'amata. Buri muntu afite kategori ye. Tugatekera abana b'abasore imyumbati oya ntituzoyijya, nuko dutekera agafiriti n'umuceri n'akamayonezi n'akaketchup sawa kuko urabifite. Nugira ubuntu mama uzohora uririya. Tuzaza twamatubwira abana bose ngo muje kwa Bihozagara, ariko nubona ufasha koko ucunza agatsima sawa tuzibagirwa kwa Bihozagara. Ube wisha isura ya Bihozagara. Bihozagara nawe ico bibiri gusabaho papa ngo umugabo w'umunyamaboko ngo azabone ubutunzi. Bihozagara ufunga amashati uje mu kazi akazi. Manishimwe ko yaduha abagabo bazabakora nibyo agomba kuzana ifaranga umugore akamererwa neza akazagira ubuntu muri bijya byaje agaza asigara agaserva urugo umugabo azana ifaranga ko kwiza. Kadukomera ijambo ry'Imana mashi. Hanyuma reka mbere yuko Bihozagara arahira atwikurure Estarebe ko ari we mu by'ukuri yahisemo kugira ngo tubahereze indahiro barahire. Murebe neza hanyuma turebege ko ari we nibirangiza turahire. Imana ibahe umugisha. Abantu bagahindura amagambo iyo yonyine yo kwiringirwa izeye kwidahemuka. Bihozagara mutoye iyo ataza kuba mutoye ntaba muhobeye kuko twabivuze ngo Yakobo yararebye gucya mu gitondo abona atari we yasabye. Abwira Sebuka ati iki kintu mungo niki yongezaho imyaka, ariko we abonye imyaka yuzuye yakoreye. Reka twongere Imana amashimeshi. Hanyuma reka parafashe Bihozagara indahiro hanyuma arahire. Jewe Bihozagara Charles nemeye imbere y'Imana gushakana
na Gasigwa Esther mubera umugabo no kubana nawe akaramata nk'umubiri umwe. Nzamukunda nk'umubiri wanjye mu bitekerezo, mu marangamutima no mu mwuka. Nzamukomeza mu bihe bibi, mube hafi mu bibazo, mubabarire nacumura. Nzamwubaha, mutega amatwi, tuzafatanya mu migambi yo kubaka urugo rwacu. Ndahamya ko nta kizadutandukanya na kimwe, haba mu byago, indwara, inzara n'imibereho mibi. Nibibaho nzabyihanganira, keretse urupfu rwonyine ari rwo ruzadutandukanya. Imana izabimfashe. Reka twongere Imana amashyi menshi. Hanyuma Marena afashe Esther nawe kugira ngo aze kurahira iyo ndahiro. Njyewe Gasigwa Esther Ngerijwe mama nemeye imbere y'Imana gushakana na Bihozagara Charles mubera umugore no kubana nawe akaramata nk'umubiri umwe. Nzamukunda nk'umubiri wanjye mu bitekerezo, mu marangamutima no mu mwuka. Nzamukomeza mu bihe bibi, mube hafi mu bibazo, mubabarire nacumura. Nzamwubaha, mutega amatwi, tuzafatanya mu migambi yo kubaka urugo rwacu. Ndahamya ko nta kizadutandukanya na kimwe, haba mu byago, indwara, inzara n'imibereho mibi. Nibibaho nzabyihanganira, keretse urupfu rwonyine arwo ruzadutandukanya. Imana izabifasha. Reka dukomere Imana amashyi. Muri ihanganira ijwi ry'umugeni. Umugeni agomba kuvuga buhoro. Imana ibyo yakoze, ibyo nishimira, yurambuye ikiganza cyawe uwaza yaremwe. Bavuze amagambo menshi, natwe tuvuze menshi yo kugira ngo urugo rwabo rushigikirwe, ariko kandi hari ikimenyetso kigiye gukinga gete yabo. Uyu munsi uzajya uhura na Esther akabona impeta, uyu munsi uzajya uhura na Bihozagara akabona impeta, ajya yumva ko aho hategegwa. Attention, attention, genda buhoro kubera aka kamenyetso. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wewe uza wubaka bigafata, ukabikomeza, ukabishiraho iki kimenyetso gikomeye. Nubwo bo bagiye kwambikana izi impeta, benshi bazikubaganiramo, benshi bakazikoreraho byinshi, ariko turashiraho ikimenyetso gikomeye cyo kugendana urupfu rwa Yesu mu buzima bwabo, kugira ngo iki kizaba ikimenyetso gikomeye, kugira ngo iki kizaba umuhuro ukomeye. Abazabibona bose bazamenye ko isezerano ryabo rikomejwe n'amaraso yawe Yesu. Ubuntu no gukomera bikomeze bigwire mu mitima yabo mu izina rya Yesu. Amen. Okay, aha tugeze Bihozagara amarangamutima yafite bose. Ni umwanya wawe. Niba uceceka, niba useka, niba ugagara, icyo ukora ni wowe. Ka twese dutuze tumve icyo agiye gukora. Dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Ibyo Bihozagara abashe kugaragaza biri mu mutima we
imigisha twaherewe muri Kristo niziduha n'ibindi byose yaduhaye Yesu izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Reka na Esther nawe avuga ikiri ku mutima. Imana ibaha umugisha. warakoze kunkunda. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. warakoze kunkunda ukambera umwizerwa. warakoze kunyubaha no kunyubahisha. warakoze kumbera inshuti magara nziza. nzagukunda, nzakubaha, nzakugandukira, nzakubera umwizerwa, nzakubera umunyakuri, nzakubera umugore w'isezerano wifuza. Ndagukunda kandi nzaragukunda. Imana izabigufasha. Yes, hallelujah. Bazamubera umwizerwa, iryo rirahangisha rwose. Imana izabigufashemo kugira ngo bizarusheho kugenda neza. Reka nsabe ibihozagara na Esther batambuke hano. Batambuke hano bihozagara na Esther. Imigisha imani guwa ibyo yakoze